Hi guys, tubanje kubasuhuza hose muherereye impande n'impande cyane cyane abari mu gihugu cy'u Rwanda n'abari mu ntara zarwo. Mwese turabasuhuje, yaba badukurikirana cyane abakunzi ba Fanny TV show, abari mu Rwanda, abaherereye no mu bihugu bigiye bitandukanye. Mwese ndabisiko mudukurikirana. Fanny TV show mushyire hafi yanyu, tugiye kugenda tubagezaho amashosho zigiye zitandukanye. Turabakunda rero cyane, murabizi ntabafite sinarya kandi nanjye mutamfite nagumwa abasha guseka, sibyo rata muri tsinda staguti. Urabona noneho naje nabyiteguye, tugiye gusura wa mukobwa ubushize twari twarabonye, ubu tugiye kumusura. Ni surprise. Ubu ngo tugiye kugenda tumureke kunasigaye ameze. Twavuganye kuri telefone mu minsi yashize, ariko ntago twigeze tubishyira imbere ya kamera. Rero ubu ngubu tugiye kubishyira imbere ya kamera kubera ko byabaye ngombwa ko tubishyira imbere ya kamera. Ni byinshi cyane byabaye. Urabona hashize iminsi 3 ibintu bibaye, ariko noneho tugiye kubakubita icyo bita show. Ndahibe rero ndi hafi yanyu. Fanny TV show ikintu cyose giye kubahereza n'amasho yonyine. Icyo mbasaba ni gukora subscribe, like, mutere comment, kandi turabakunda cyane. Nukuri kw'Imana pe bakunzi ba Fanny TV show ntabafite nukuri nago narya. Mujye munyihanganira nintinda kubagezaho ikintu, haba hari impamvu zigiye zitandukanye runaka, ariko ndabakunda kenshi. Nshimiye no mu diaspora wadufashije mu minsi yashize, ariko byose muragenda mubimenyera hehe imbere. Ikintu mbasabye ni comment, subscribe no kudukurikirana hafi yanyu. Rero ubu ngubu nimanukiye ndi kuzuba ryinshi cyane, iri kumena abantu agahanga. Ubu ndumva agahanga nanjye katuye, ariko nta kundi. Gushaka amafaranga nibyo byiza, ntago twakwiba cyangwa dukore ibintu bibi. Tugomba gushaka amafaranga tukabyaza impano Imana yaduhaye, twayibyaza umusaruro. Rero ngiye kureba wa mukobwa, nde kuntu ameze, nde kunasigaye ameze, nde kuntu ura mukecuru ari kumwitaho, niba yaramushyize mu nzira nziza z'Imana. Ni byiza cyane niko ura mukecuru, nanjye ndamushimira. Imana imuha umugisha. Mushimiye n'imbere ya kamera n'abakunzi ba Fanny TV show, babyumve ndamushimiye mvuye ku mutima. Yampaye Bibiliya shamana yanjye byinshi cyane, mbafitiye inkuru nyinshi zitandukanye. Rero reka mvuye kuri izuba riranyishe, tugende tumugezeho ibintu twamuzaniye. Ntamagaje wa muhungu wamutoraguye ubushize, nawe turi kumwe, murazi kumona imbere ya kamera. Ni byinshi cyane tubahishiye, reka twomeze tugende tubereka kuntu gahunda zigiye zimeze. Kandi nukuri kw'Imana mbashimiye ubufasha bwanyu, nkomeje kugenda mbona. Nukuri muri abantu b'umumaro ku buzima bwanjye no ku buzima bw'abandi bantu benshi cyane batandukanye. Ubufasha mugenda mu mpare ndabushimiye. Nukureba ibintu byanjye kuba mubireba byonyine ndabashimiye. Nukuri n'ubufasha bukomeye, kandi ndabakunda cyane. Mugarutse kutureba. Murakoze mama. Muraho. Yesu nashimye. Yesu nashimye. Yego mama. Twe tubazaniye utuntu. Yego. Bano vudu tubya se kandi ndeba ari ibintu bishyitse. Yewe murakoze Imana ibaho umugisha. Murakoze pe. Kiraho nibye cyangwa ntwazi. Murakoze, ariko kugira neza ni byiza. Ubu se yo ntakira wa muntu bumamuje. Ntago mamuje. Bakunzi ba Fanny TV show, rero tugeze muri rwa rugo rwa mukecuru. Twe tugiye kureba wa mukobwa aho bigeze, ariko ndi kubona hari hirya ari koza inkweto. Turaje tumuhamagare nawe tumuganirize. Hari tubanje gushimira umumama
mama urabibona gute harimo isabune amasabune twabazaniye rimwe naya murakoze Imana ibaho umugisha rimwe nayo ngayo murakoze ni aha hasi naho neza ni byiza ubu se hasi naho harimo amasalisa niba ariyo muteka situbizi ahubwo mutugeje no ku majyambere bisa nari mbizi nese watekaga iki aya masabune se ubwo naguraga iki gisabune cyose reka naguraga nk'agace nuko kasha nkongera kandi ka 200 gutyo naya ni amavuta rero twabaguriye yitwa zahabu Imana ibaho umugisha ntumva ko na zahabu igeze iwanjye najyaga numva zahabu ariko simenye ko ari amavuta ahubwo nkagira ngo zahabu n'amabuye y'agaciro numva ngo namo y'agaciro naho n'amavuta abaho ya zahabu Imana ibaho umugisha narimenyere kugura rero mbega utw'igihumbi none ubu aya mavuta murakoze rwose ariko nyine sha Imana ishimwe hari umugira neza abonye cya kiganiro kubera nyine ibya YouTube wenda wasa utabisobanukiwe nimero yanjye nyine ibiri ku kiganiro arampamagara sinayumva ndi mu kazi aranyandikira umubyeyi w'abana 2 aba muri Australia ndamushimiye cyane mama Feza aho uri hose n'ukuri Imana iguha umugisha yanyohereje amadolari 100 ndagenda ndayabikuza ndayavunjisha ndavuga ati nago nafata amafaranga yari yampaye yose ngo nyaguremo ibintu byose nguramo nyine ibingibi ndavuga yani ndayabazanira wenda muri ikindi kintu mwaguramo Imana ibaho umugisha murakoze ndavuga reka mbaguremo amavuta niyakunda kugira magure n'agasabune na salisa ubundi bindi wenda andi ndazi kuyagwa mu ntoki bizariye ikintu mukora kumwakoreye umugisha ubona ko Imana rwose yabigenje neza yego yabigenje neza umukobwa wanjye amenyereye reka muhamagaraze mu murebe ahubwo ngo urandika umureba sari kuririmba ahubwo numiwe rega burya inzara ni mbi umukeno ni mubi rwose arishwe n'inzara n'umukeno yego urumva aranezerewe araririmba ndabona afite courage kabisa harya yitwa nde yitwa Kristina yego Kristi kutaje kudusuhuza ntabwo watubonye ndabona ufite agakuraje karakwishe afite urukundo n'urugwiro muraho neza Yesu ni mwiza mwiriwe neza mukobwa wanjye mbere abantu bagarutse kuza kukureba barebe ko byagenze neza umeze neza none ubwo wasanze inkuye ari inkuye yarakuguye neza meze neza ndi umukobwa ushima Imana ndishimye ndaririmba umva byarandenze bitewe n'ahantu Imana yaho ariko mukamabwira Imana yacu ni nziza cyane kandi yadukunda nabwo abakunzi ajya babwiye ko Imana yampinduye amateka Imana yampaye umubyeyi uyu mubyeyi ndamwishimiye none ibyankuye n'ibitangaza cyane yego arakabyara azahora abyara nonse n'abanshuje bazaba agaciro baba umugisha no kuri Imana ishimwe kandi namwe mwarakoze ko mwaje ni ibyishimo byinshi mfite ntabwo nzi ko muza ntabwo nzi ko munzirikana none mwanzirikanye ni ukuri ndabashimiye baba bituzaniye aya mavuta wari wayabona hano mu rugo twagiraga nayo twagiraga pe yewe abadata we yewe wa muntu we urakoze wa muntu w'Imana we Imana iguha umugisha ni ukuri Imana ishimwe ishimira umubyeyi waduhaye amafaranga yego yampaye 100 ati nzaze nyabahe murebe ikintu mugura ariko narebye ndavuga wabaguriramo amavuta abagurira agasabune na salisa yego andi byibuze asigaye nkaza nkayabahereza ku ruhande yego kuri mu mushimire aba muri Australia icyo namubwira Imana ibikubira imigisha myinshi kubyo yakoze byose ni byiza kandi mwongere umugisha azahore abifite afite nibirenzeho ndabishima Imana kuko Imana ni nziza kandi Imana irakora nukuri Imana ishimwe kandi yumvishe ko mwamusabiye umugisha nukuri kandi bura nawe yawakiriye aho ari hose tumusengera yego Imana igiye ikuba
aho yavanye Imana igigumya yongere n'akazi afite yagure yego ntahame kuko afite Imana yagure kubwo kwitanga aba yagize Imana yagure nyine muha karenza ko yari afite. Urumva wishimye se? Mudusuhurize. Umva ndishimye cyane sinana reka mere hasi ikibaye ni cy'Imana ikibaye ni cy'Imana ikibaye ni cyawe reka nye n'amasare. Amen. Ntabwo umuntu yafashe akabaraga Imana nishimye yarapfuye. Imana yarakoze cyane. Imana yahabwa icyubahiro ndabona rero kubasha gutera no kuguru uka Imana amasari. Ibyo ni ukuri Imana amasari kunyeganyega no kugera sinabibashaga inzara nimbe Imana ishimwe. Kingofero se yaguvuyemo ndagoye gutera isari yambaye ingofero n'ubundi ayiha Imana. Ndabona akabaraga karaje kabisa. Imana ishimwe. Ndabona warabaye n'agakumi. Wa mugabo we noneho kubonye yasanga warabaye fresh. Akubonye unabaye fresh. Agiye kubona ndi mwiza atekereza ati umugore wanjye namutariye iki koko ko namukundaga ubundi koko ikintu namutariye ni igiki ko ati namuhoye iki ati siko nibeshye ahubwo abagiye kuzamunwara. Wajya usetsa abanyamakuru ariko ni byiza ibintu bishakeje nibyo byiza. Imana nishimwe ko washyize n'umutima hamwe ibyo kwiyahura yabivuyemo. Ubu rwose arasenga nta kibazo yaboneje inzira yo gusenga. Tujyana gusenga cyangwa nkweza akajya gusenga. Yego ujya umujyana se ujya umujyana kuri ADPR cyara handi hantu mujya mufata umwanya mukajya gusengera hano hafi. Ajya kuri ADPR no mu butayu agiye agasenga. Yashyize umutima hamwe yashubije umutima mu gitereko. Ntago agihangayitse nka mbere rwose kandi namwe amaso arabahaye. Murirebeye pe. Nukuri Imana ishimwe cyane kandi habwa icyubahiro kubw'imirimo n'ibitangaza igenda ikora. Nukuri ndabona yarazanye akajisho none dore yambaye n'agakanzu ke. Waramwambitse Imana iguhe umugisha. Ikundi cyubahiro cyayo. Amen amen amen. Imana iradukunda tuzahora tugiha. Haleluya. Amen. Umva Yesu we uri mwiza warakoze ndagutambira. Haleluya cyane. Amen. Haleluya. Nidukunda Yesu vuga ngo haleluya. Nimukunda Imana vuga ngo amen. Yicyubahiro. Ndabikora suteroye Imana ishimwe n'ukuri ko Imana ihabwa icyubahiro. Ndabona ufite akabaraga rwose pe. Ese wa muhungu wagutoraguye kutamusuhuje niko Mari kutaje gusuhuza undi. Ugize neza. Uyu wundi niwe meze neza. Umva ndakomeye none akazi imirimo biracamo nta kibazo. Ndi kukubona iyo ngofero nayihawe na kaka wanjye ama n'imyambaro urabona ko meze neza kabisa. Yego meze kamera neza natwe twakuzaniye ibintu nyine ngo urebe ukuntu yeranja ndabona ari sawa. Murakoze ibintu ndabyakiriye Imana ibahe umugisha. Sawa. Marishi rero nawe ndamushimira cyane kuko niwe watumye tukumenya. Iyo abatari we nago twari kukumenya nago byari gukunda. Nukuri ko Imana pe Imana ishimwe cyane kandi habwa icyubahiro kuba ufite agatege kuntu cyagiye wari umeze nabi no kuntu ubu ngubu umeze biratandukanye cyane. Imana yakoze imirimo n'ibitangaza. Nukuri pe none wakwicarira ukaganiriza none abakunzi ba Fani TV show ya story yawe utuje ibintu muraza kuba mubibika nta kibazo. Icarira aho ngaho hafi usigaye namwita kaka. Umuntu kumenyera inda kumenyera ubuze kubazi icyo narariye nicyo niririwe nari narishwe n'inzara. Si ibintu bitangaje ku Imana nako kubana abantu biratangaje ariko ku Mana yo nakarusho. Imana kuko ari ibikora kandi Imana ni nziza irahambaye ni byiza cyane. Bese
ubu birenze urugero ntacyo nabona nashima imana nyihaye umutima wanjye wose kuko niwo nyihaye iwijyanire inyiyoborere kuko nabasha kwiyobora imbaraga inyobore mu byo nkora byose kandi inyobore kubana n'abantu neza kuko byangishije kubana n'abantu. Imana ni nziza yankuye mu bwihebe inkura mu bwigunge kuba ndiho niwe mbikesha nukuri yakabyara iragahora irema kuko yaremye neza. Shimwe ihabwa icyubahiro. Yego nabonaga uri koza inkweto. Inkweto nari ndi kuzoza kuko nari nishimiye aho ndi ndazoza nkabona birambereye kwandi kuzoza ni murimo nahisemo kandi numvaga unyuze. Yego no kuba hari ubufasha umukecuru gake bamufasha kuko yangiriye neza ndamufasha ubu ni mama wanjye ni kaka wanjye ndamwubaha nukuri Imana ihabwa icyubahiro pe. Imana yakoze imirimo n'ibitangaza n'amasahani maze kuyoza andi koza n'inkweto n'ibindi nabikoze. Ubwo rero usa umubyeyi nk'uyu wakanga kumufasha namufashije naba mbaye ikigwari. uri kumva akategeka ari kuza ibintu byose agategeka yaraje murare ni yose ahantu hose ndumva nishimye nezerewe. Imana ishimwe no kuri kw'Imana kuba cya gitekerezo cyo kwiyahura cyarakuvuye mu mutwe ni byiza cyane n'iby'agaciro gahambaye cyamvuyemo. Ubu nsigaye ndirimba ngasenga Imana ngajya mu butayu nkaza ngajya mu rusengero nkajyana na kaka ngasenga nkumva biranyuze ndetse nkumva ndishimye cyane. ni ukuri Imana ihabwa icyubahiro. Noneho usigaye uzi no gusenga? Ndasenga. ngo wadusengeye se? mbasengere ndabikora. Mbasengere nta kibazo. Uwiteka Mana yacu Imana nziza Imana y'icyubahiro Imana ya Isiraheli Imana ya Aburahamu Imana ishobora byose Imana rubasha Imana itarubana ku rutoni Imana itareba igihagararo Imana itareba indeshyo yuvuze biremera wategeka bigakomera ngo nawe watoranyije ngakorwa n'isoni uramutoranya ukamuhesha agaciro ukamwicaza ku ntebe y'ubwami ku ntebe y'icyubahiro kuko wabonye yuko uwo mwana akwiye gutoranwa ukamutoranya ukamusiga amavuta ukamuhambika umwambaro w'ikamba ukamuha umwuka wera ukubaha wo kuyoborwa nawe. Uwiteka warakoze kuko uri Imana itavugurizwa Imana itarobanura uri Imana y'ukuri kandi uri Imana y'imbabazi uri Imana ishobora byose Imana idakunda igisuzuguro ku bana bayo Imana ikuraho karande Imana ikuraho inyatsi Imana isenya roho mbi Imana isenya kamere mbi Imana yubaka kandi ikubaka ibifite umumaro Imana ikura kuri fondasiyo ikuzuza ikageza hejuru. Uwiteka warakoze kuko uri Imana ishobora byose warandinze mu byari bikomeye wankuye mu rupfu rubi aho nari ngezeho kwiyahura ubwo nasuzugwe n'agaciro nari mfite akora nyitegereje ubona ko nkwiye kubahwa. Uwiteka wamaye abafasha bawe unyohereza abafasha aba bari imbere yawe ari wowe waje kunsura. Uwiteka uramunyohereza uwerekana yuko uri Imana ishoboye mu by'ukuri ko wamwerekanye kanzanira n'ibyo wamuhaye. Uwiteka warakoze ndagushima mu izina rya Mana ishobora byose bakuragije mu mitima yabo baragije imitima yabo. Uwiteka ubarengere kandi ubasabire ubasanga ugenderere buri wese wese abarwayi weretse imfubyi weretse abapfakazi indushyi abatishoboye hirya no hino. Uwiteka ubasange ababuze urubyaro ubaha urubyaro ababuze amahoro ubaha amahoro ababuze umugisha ubaha umugisha ababuze ubugingo ubaha ubugingo kuko babukeneye bongerera umwuka wera bambika ikamba ry'ubugingo ababye nawe ubayobore uko uri Imana rubasha. Weretse urubyiruko dushinganishije mu maboko yawe nshinganishije abarwayi nshinganishije abapfakazi nshinganishije abana batoya nshinganishije ababyeyi abakecuru n'abasaza
ndabashinganishije mu maboko yawe kuko uri Imana rubasha, Imana itavuguruzwa, Imana itarwana ku rutoni. Uwiteka warakoze kuri Imana y'imbabazi, ndagushimira ku bw'izina ryawe, ndagushimira ku izina ry'umwana w'umwuka wera bwazi kwita umwami wacu, amen. Urakoze cyane kudusengera. Nishimwe nihabwe icyongereza cyubahiro. Ubundi namwigishije gusenga uko basenga, muyobora inzira mbega yo gusenga. Ariko nanjye ndishimye ndanezerewe, ibyo kwiyahura reka ntacyo bivuga. Ahubwo avuga Imana, yatetse uryo bihabyara yarasenga, yajya kuryama agasenga. None murumva ko namwe abasengeye, Imana imuha umugisha. Ni ukuri muha umugisha mwinshi pe. Ndabona azi gusenga, yasenza rwose numva ni sawa. Nese amakuru y'umwana wawe? Amakuru y'umwana wanjye, amakuru y'umwana wanjye ari umuntu nabajije arambwira ngo yigeze kumubona ariko ndacyamushakisha ntabwo ndamubona, nimubona nzababwira. Ntacyo tuzagenda tubagezaho amakuru, impamvu nari nkubajije amakuru urayazi na ya makuru yandi ko turi kumushakisha. Yego. Nagira nyine ubwire nyine abakunzi ba Fanny TV show nyine turi kugufasha, ndi kumufasha nyine kumushaka umwana wiwe. Yego. Ariko ntago araboneka nyine nkuko yarabivuze, hari umuntu wari wamuhaye amakuru. Rero ayo makuru niyo yangejejeho, niyo ndi kugira, ariko nibigenda neza tuzabibagezaho, ntago biracamo neza. Yego murakoze, tubaye dutegereje kandi tuzi ko Imana ishoboye izabikora. Kuri izabikora, izabaha imbaraga namwe mubashe kumushaka. Yego. Nimugaruka tuzamubona, muzamumuzanye kubera Imana. Ni ukuri pe. Imana ibabafashe muri nawe ndabona ufite icyizere kabisa. Ufite icyizere baza kukigira bitewe n'ukuntu meze, nuko mbanye n'umubyeyi wanjye. Uyu ni mama kuko nyine nta wundi mubyeyi ndeba. Shyira mikoro neza ku muntu. Uyu wanyakiriye niwe mama wanjye, nta wundi mubyeyi ndeba. Ni mama wanjye, ni kaka wanjye, ndamwubaha nawe akanyubaha nk'umwana we kandi yandeze neza. Areba ko ndi kuzana agatoto none. Ndabona iminsi 6 ari myinshi, ndabona iminsi 3 kabisa. Ubwo ko wahindutse pe. Ahantu hose maze kuzana kabiri. Wa mubyeyi reka ngushimire, uragahora ubyara, Imana nizagwe gucura, ahubwo uzabyara, si byo se? Yego. Nese aracyabyara ko yacuze. Arabyara kubera ko kuko yanyakiriye, ubu yarongera arabyara. Yego yarabyaye undi bushya. Imana ishimwe n'ukuri. Yego. Kandi ukuri warakoze, ndi kumva kwita kaka, nanjye reka ngwite kaka. N'ukuri rwose warakoze, n'ukuri Imana igumugisha. Ibi bintu bishobora abantu bakeya cyane. Nanjye wumve buriya kiragiye byari byanshanze, ntago nari nzi ngo ndamufasha iki, ntago nari nzi ngo ndakora iki, ariko byibuze Imana yo mu ijuru yaciye inzira, ica amateka, ikora amateka, ihindura amateka mu buzima. Ni ukuri kuba yishimye nanjye biranshimisha cyane, iby'agaciro gakomeye cyane. Nyine buriya bari umugambi w'Imana, n'Imana iba yarashatse gufata abantu kugira ngo ibahuze. Imana ifite inzira nyinshi cyane zirenga 1000, namwe murabizi kundusha. Ni ukuri kuba yishimye n'iby'agatangaza, kuba yishimye. Umva ngiyewe noneho nabuze n'ikintu nababaza pe, n'ikintu navuga nasubizaho kuko biteye na mudu nsanze murimo n'uburyo mwishimye. Ibibazo nari mfite byaye bikakaye, ariko ndabona kubibabaza ni ikibazo. Nanjye ukuntu bimeze, yari yaje mvuga ngo namucumbikira icyumwe cya 2, ariko ndumva yaguma mu rugo akaba umwana mu rugo. Wow. Urishimye? Ndishimye cyane. Naramukunze. Turadusangira icyo nabonye kuko nawe arivugiye ati uragahora ubyara. Ubu n'umwana waje mu bandi nyine nungutse. Nundi waza nawe namwakira uko nzi gukora umugisha uko bimera. Gukora umugisha ni byiza. Ibi nabyo Imana izajya bimpera umugisha cyane. Icyumweru cyari kuzashira ejo, none urumva ko nyine wisuma umwana mu rugo. Wabyumvisha ariko? Yego biranshimishije cyane ko mbaye umwana mu rugo. Umugabo wawe unga azagira ubwoba harya ngo ko bazagera gute? Umva azajya ubwaye ko bazantwara, yari yanciye baramutwara, arabyaba baramushukara. Yewe umva azambona ajya avuga ariko umugore anyene namutari iki. Niko uri kubitekereza? Niko mbitekereza. Usigaye wumva rwose mu minsi 3 umaze kumva ukomeye. Muri iyi minsi 3 bitewe n'ukuntu numva ameze, nsigaye nambara akenda gakamwe, nabonye umwambaro kwambara, mfite umubyeyi mwiza twibanira, aranyikundira, nanjye byatumye mukunda. None umugabo najya mbona azayavuga ati
umugabo gukina mutaye koko ashoberwe noneho atayicuza atakimbonye azicuza impamvu yagutaye azayicuza cyane. ni ukuri Imana ishimwe cyane kuba ufite icyo cyizere no kuba wumva ukomeye kandi ukomereye no mu mwami. Cyambere no gukomera kandi ugakomerera mu mwami burya nicyo kintu cyambere cy'ingenzi kandi nicyo cyiza cyane. Yego kuri pe ni byiza cyane. Ese mwe mufite agasabune ko gukaraba? Yego kari kamaze gushira ahubwo urakoze kuba katuzaniye. Yego shimira n'umuntu wabigizemo uruhari ni nkaho yantumye muri makeya nyine urumva niwe wampaye amafaranga ndabikora. Ndamushima cyane kandi icyo nsaba Imana nayo iri kumva, Imana ibiri hafi yacu ndayisaba ngo imwambike imbaraga imwonge n'imise kubaho, ikindi muhe ubugingo imuhe umugisha ibimukubire n'ibyo atarafite byose ibimwongerere ajya abona ibyo ahora atanga. Ubu nawe bizamugeraho kuri Imana ishimwe cyane. Nanjye ndabona bari kumpamagara hari ikintu kiganiro ngiye gukora mu kanya ariko byibuze navuze ati ntago nari kurara ntahageze ngo nkugezeho ubutumwa bwawe ntago byari gukunda kandi urabizi ko nagukurikiranaga na hafi kuri telefone nkubaza uko mumeze. Sha umva nukuri mukecuru nukuri ko Imana yarakoze ibintu yakoze bishobora bakeya buriya nanjye byari byancanze nyikubona ndavuga ati rero uyu muntu ndamwerekezaho ndabigenza ariko fari nigize wadanje. Warakoze cyane nawe wambereye intwari ku butaransize ku gasozi abandi bari baransize nibaza uko nzamera. Warakoze mbese nawe sinabona uko ngushimira gusa ngushyize amaboko y'Imana ndagushinganishije. Imana ikongerera imigisha iguha imbaraga kandi ikongereremo kugira urukundo nk'ubwo ufite ubu ngubu. Imana ishimwe kandi mu mugisha yagure na channel yanjye abantu babirebe babikurikirane babikunde bigende neza. Tuzajya tugusengera Imana yagure channel yawe mbega abantu bakunda ibintu ukora kuko ni ibintu by'urukundo. Nukuri Imana ishimwe pe babikurikirane kubwo amashenyesho dusenga Imana niyagura akazi kawe yagure. Nukuri pe yigaragaze mu byo ukora rwose. Ni igaragaza kandi byumve. Yabyumvise ifite amatwi irumva ifite amaboko irakora. Kandi ntago bizaturuka mu ijuru ahubwo izakorera mu bantu yaremye. Yego Imana ishimwe. Rero sengera abantu bacu badukurikiranye dusoza ikiganiro tugende nzagaruka nje kubaganiriza nuko nagira mbagezeho ubwo butumwa bwanyu ntago nari kuburarana pe ntago byari gukunda. Mana nziza uri Imana ifite ubushobozi n'ubutware uri Imana rurema uri Imana rubasha tugushimiye ko waturenze muri no ngando ukarinda n'aba bashyitsi baje ubutumwa bazanye bukaba butugezaho wa mukunzi we tugushimiye urukundo wabashyizemo n'ushimwe nuhabwe icyubahiro. None mukunzi mwiza rero uyu muntu wohereje ibi bintu Mana akabyoheza ngo akweza amafaranga wabiduhahire musaba uyu mugisha utagabanyije musaba umugisha wo kuzakubona musaba uyu mugisha nyagora ku ngoma aho icyo azagerekeza amaboko cyose ajya akiboneramo umugisha mu rubyaro ry'umuha umugisha atarata kujya umutabara ujya umurengera muri byose mukunzi mwiza kandi wagura akazi ke nyagora ku ngoma umuvane mu bwiza umujyana mu bundi ko kuri Imana nziza. Sengeye igihugu cyacu Mana utanga amahoro n'umutekano tuzagira amatora meza nushimwe nuhabwe icyubahiro kandi ibihugu byo hanze byose ndabisengeye nyagora ku ngoma batwumva bose abazakurikira ino cano bumve ko amashenge turimo tubasengera tubasabira umugisha bazayikurikirane rwose uzayiha igikundiro wa mukunzi we data mwiza bazayireba bazatwishime natwe tuzabishimira turimo turabasengera nyagora ku ngoma bagire neza abarushye ubaruhure abafite agahinda n'ojya uvura agahinda imitima iremereye Mana n'ojya uyivura abakeneye agakiza ukabahe kandi abagafite nabo bagakomereremo koko ari we mugabo w'intwari kandi w'imbaraga nyinshi uri Imana rurema nushimwe nuhabwe icyubahiro. Urakoze ronsaba umugisha abadukurikiye bose ubaho umugisha ubagire neza nyagora ku ngoma kandi ndabashuhuje nyagora ku ngoma Mana umugisha wawe bagereho kuri Imana y'amahoro icyubahiro cye kizabe iteka ryose amen. Murakoze cyane rero murakoze cyane Imana ibaha umugisha n'ukuri urugo n'urw'umugisha umuntu wese yakwifuza kuruzamo nanjye narujemo nta hantu uje uko byibuze muransengera ibintu mbibona hakeya cyane nta muntu ujya upfa kunsengera gutyo ariko byibuze wenda byibuze natwe muzamugenda muduhuza n'abandi bantu byibuze natwe badusengere ariko tubone nyine
tugire impano zitandukanye gusenga natwe tujya dusenga ariko wenda nta mpano zigiye zitandukanye dufite ariko byose biva mu gushaka kw'Imana ni ukuri Imana izabidushoboze murakoze cyane umukobwa mwiza w'Imana ni ukuri rwose ndabona ufite akajisho pe ndagafite Imana ikomeze ibarinde rero wanure kari agasabune izo sarisane y'amavuta mukomeze mwiyiteho kandi Imana irabakunda muzagaruka ariko dukunda abagaruka yego ko ubwo ngiye zagaruka vuba muzagaruke ni karibu rwose zagaruka vuba rwose ngiye ntabwo ngiye kuko ibibazo nari kubabaza ntabwo byose mbibabajije turishimye cyane ndi kwihuta murishimye cyane turishimye cyane muzagaruke tuzagaruka imvura igwa n'isubira yego imvura iguye rimwe ntabwo isomya muzagaruke warakoze no kunyigisha rya jambo narafashijwe kuba Uwiteka nibwo bwenge yego na Bibiliya mu byaha niko kujijuka na Bibiliya wanyoherereje yangezeho amahoro warakoze cyane Imana iguhe umugisha utagabanyije nawe bakunzi ba Fanny TV show rero ndabakunda cyane mukomeze mukore subscribe mukande share mukore share mutere na comment ndabakunda cyane rero nari mbagejejeho ubutumwa bwabo bubagejejeho ni by'agaciro cyane gahambaye kuba mbafite kandi murabizi ko ntabafite ntarya ke nanjye mutamfite rega ntago mwabasha guseka sibyo rata bye